ishyaka Zakayo yari yazanye Imana nayo yaramubwiye atururuka vuba kandi uyu munsi ndarari wawe agakiza urakakiriye guhera uyu munsi kubera ishyaka ufite Imana ihita iguha icyo utari ukwiye agakiza ndakamuhara kandi nta n'ibintu bihambaye yakoze turabona yurira igiti gusa wenda yashakaga kumenya ese uwo muntu ukora ibitangaza ni muntu ki ese uwo muntu numva ngo arakiza abarwayi wenda ariko yabitekerezaga ariko Yesu ajya arenga hakamenya ikiri mu mutima w'umuntu akamenya ishyaka ryatumye wurira igiti agakora n'icyo utatekerezaga akaguha agakiza abantu barimo kwivovota ngo niyandaye yo mwikaritsiye ngo ni yayindi ni wamwicanyi turekera gucira abantu urubanza kuko uwo munsi nubwo Yesu atamugaye ati ibyaha byawe urabibariwe ariko yahise abona agakiza abantu yasize mu ikaritsiye yasubiyeyo icyo nzi cyo bamuciraga urubanza bazi ko ari wa mwambuzi